ushaka kubwira iki umugore uri mu rugo atabyara yakabaye undi asohoka mu rugo n'undi munsi utazongera kunyinisha gutya imbere ya gihozo singukunda sinkwitayeho sinitaye no kudutekereza byose Kari wande kuri abareka cyane ntabwo kari wande kuri bamubwira asohoka n'ubishaka asohoka Tubaze ko mama yambwiye ko kureba kwanjye nta kintu bikivuze muri iyi si. Jesus Christ. Ari mama wawe bikubwiye. Ntabwo agitaka cyane. Oya mbo wenda usibye ubwoba nyine nk'umuntu ugeze kwa muganga bwa mbere kandi ari muri situation nk'iri itamworoheye ntago bwabura ariko turi kumwe se ntago ubwoba bwaba bwinshi nanone kandi ntabwo ari ubwa mbere ndajya kwa muganga ariko uburyo yagiyemo urumva n'ibyo bizamini bari kumukorera no kumubaza mu opera ega burya umushyo ntawe utawutinya so reka no kwizera katwizere ko bizagenda neza kari akana kanjye anyway ntacyo gusa I'm sorry kuba uri kwa muganga hariya buriya se ni ngombwa kumbwira no rega nanjye n'inshingano zanjye Scott n'inshingano zawe ariko iminsi uhamaze urabona ntabwo byakagombye ariko wawe nyine bikore kubera ko wabyemeje gusa ndaza gushaka umuntu wundi wo muri famiye uri disponible no évidemment ntabwo ari ngombwa ntibigutere ikibazo kuko nanjye ndi oblige kuba ndi hariya ntubigire ikibazo rwose kuko nakubwiye kenshi ko ari ubuzima bwanjye n'ubuzima bwanjye kandi wiyumve ko kuba ndi hariya nawe ari nkaho uhari ntibigutere ikibazo rwose impungenge zishire ndamukunda kandi nanjye mbabajwe nuko ari hariya ariko none bikanshimisha kuba ari njye uri iruhande rwe muri iriya situation arimo so rero ntibigutere ikibazo ni ukuri kandi ntibigutere ikibazo uri papa wacu turagukunda natwe ukore gahunda zawe neza nk'uko usanzwe uzikora nanjye kandi ngomba kumwitaho ko byagenda kose ntugire ikibazo kandi nagushimira ko basi ugerageza kunyumva nari ngiye kuvuga nk'umukwe wawe nubwo bitaraba ariko Imana idufashe merci vraiment beaucoup mon fils kubera rwose burya n'umukwe arategurwa kandi burya n'umukwe aba ari umwana wa sebukwe ikintu cyiza cyane okay ubwo komeza nyine ubibemo uhambere nk'uko ubisezeranyije mfite akazi kenshi muri minsi nakabaye nza nkagusimbura ariko n'ubundi you need to rest ukeneye kuruhuka so ndaza kwidisponibiliza ndakora ibishoboka byose ariko nawe uza kuruhuka byibura iri joro sibyo ntabwo nshobora kuba mu buzima tutari kumwe n'umukunzi wanjye nubwo ari mu buzima butoroshye ariko ngomba kuba ndi kumwe nawe ntugire ikibazo cyo kuruhuka cyanjye kuko kuryama nta gihe bitabayeho okay komeza rero ntabwo ndi butinde hano reka nyaruke njye kureba uko ameze uko ntabwo nkunda ko aguma ari wenyine ko n'ubu n'umwanya uraza kutugeraho kandi ujye ukomeza umpe update sinzi niba wenda hari amafaranga mukene cyangwa ibindi bintu bya no it's okay ariko ntabwo nabura yego niwigora amafaranga oya nta kibazo byananga muyifashishe ntacyo
atwaye hamwe mwifashishije n'ikindi cyose cyakenerwa ukanibyawe ariko ntubigire ibyawe cyane nanone sibyo ubwo so mwe mwifashishije ngo nta kibazo. Okay. Yeah. Merci beaucoup. Yego, je t'en prie. Carine. Wambwiye se urabona n'ubu ntabwo ushobora kuba wajya kureba umukobwa wawe kwa muganga byibura na Scott akajya kuruhukamo. wabaye umukobwa wanjye rero ariko uzi ko ukaza umuntu kenshi ukamara ubwoba uwamaze kumara ubwoba ntabwo nkigutinya so ufite amako se amashinga abonye umutwe disi umukora amurwajije kandi amurwaje neza numvaga ari mu gutanga raporo umwana wanjye ameze neza ariko cyambwira icyo usobanurira amakuru yabona ari kurwaza umwana ariko nta ndi kwibaza gukora iki wamaze kubimubwira ko ntari nyina gusa mubwire ntabwo uzatinda kubona ko wibeshye ibi bintu byose uvaho ni ngende gukreye ibibazo ibi bintu wakreye ntuzatinda kubona ko wibeshye ko rwaza umwana wanjye se ngeze ngira umwana ubu ko bamaze kubona ko nta gaciro nkifite naramureza menya wakora buri kimwe cyose kuri jye ndatuneko ndamukuza none ageze ahakuze afite ubwenge buzima uri kumundinda hehe ke uri kumundinda sawa namba mbibona Makari ujya kunkunda wankunze uzi ibibazo byanjye byibuke ese nayo nzabe ko wanshutse ujya kunkoresha ari amafuti yose none nuko utangiye kumpinduka mu Makari ubu se nayo nzavuga ngo iyo mbimenya Makari please usiniyangushe ndakwinginze wituma ntekereza nabi cyo gukundira kirya abandi bajya kukirya kikishaririza uko nto wigize nka marayika Gaburiyeli prigira iryo jambo mpora ndikubwira ese uzasare nanjye nsare uzazamuke hejuru nanjye nzamuke urugo tuzarwubaka se ariko wampa bari tukubaka urabishaka bakara urabishaka ese iyo ubona uriya mwana ameze kure nta nubwo namugiriye imwe ese kuki okay ntabwo urabishaka ushaka kujye nawe tukubaka songira abagango bari gutekereza iki ngira abantu bose bari kubona ko umwana wanjye arwajwe n'undi muntu kuki utabona ko uriya mwana amukunda none se ngende ikigori cyo kujya kwemena inda ndi ikigori kimeze abantu bari kuvuga iki babona umwana arwajwe n'abandi atari ngewe muri ho ariko reka nkubwire ntabwo nzigera njya kugira ngo uzampa agaciro umenye ko uriya mwana namureze ari muto kunyibutsa ibyabaye ndabizi sinkeneye kubyibuka ndabizi naravunitse ndarera we ntabwo uzi kurera icyo ari cyo umwana ahagereye
tangiye kugaragaza ko agenda ari nyina wamubyaye. Ese mbigaragaza nte? Tangiye kubyerekana. Ufata ingegera y'umuhungu utazi ikaba ari ijya kumurwaza. Ukasuzugura ukamujyana kwa muganga utabanje kubimbwira. Ese uriya muhungu yagiyeyo wakoze iki? Mama Kari. Warambabaje. Kabagari warambabaje. Ndagihoza ku rwego udashobora gusobanukira. Urabwana ndamukunda. Niba umukunda binyereke nawe bimwereke. Ashaka gukora ikintu kigukomesha. Ukome kuko ugenda hereye uriya mwana buri gihe cyose garagara nka mukase yarwara ukanyeka buri gihe ukavuga ngo ugiye kuvuza amarozi. Wambabaje igihe kinini nari ndashaka kugukomesha. Kuri iyi nshuro ndagukomesha aba ari wowe mwirwariza ufatanye n'umurwazi. Waramunsimbuje n'ubundi. Mama Kari, ugiye kunkomesha. Ugiye kunkomesha. Yes. Okay. Reka tubirebe. Nawe akabaye uvuga ngo kuki abandi bambona bate iyo babona umwana arwazwa na rubanda nkuko bivuze. Nawe umutima nawe niba uguha. Sibyo washatse. Ntabwo ari njye nabishatse. Sibyo washatse. Nibyo washatse. Buretse nkubwire. Umbabaje inshuro nyinshi kuri uriya mwana ko kuri iyi nshuro. Ariko urabizi urishiroye n'amakuru ntarenzi nzayamenya kandi nzayamenya kuvuyemo wowe ubwawe uzimena inda. Urumva? Sawa. Ariko sundi wowe ntiwakabaye wowe ubwawe wikeka impamvu nk'uko wabivuze uvuga ngo umwana agiye kurwaza ngo na rubanda rw'ahandi. Ubundi wowe umara iki? Kwasimbuje umukwe cyakora bakwe baranagwira. Umukuza kwaseba ubukwe na nyirabukwe akazambaye ikabutura harya abantu we mukwe wumva washize imbere ku buryo umunsimbuza. Ariko mu gushimbuje hari amazina bayo bari kabutura. Ikabutura se haraho mwambika ubusa? Reka nkubwire. Wowe ubwawe usimena inda. Bacumva ni mu Kiswahili ngo kungura umwoga ukimbiza bawale. Utabona. Siwoni. Bite sha? Kuna. Bite? Uruwahe? Uri hano kuva ryari waje gukora iki? Twamuhoza. Ndi umukozi wa hano. Umukozi wa hano? Yego. Urumva akazi kangahe uzagashobora? Akazi nzagashobora. Okay, subira mu byawe. Ariko Mama Kari, njyewe ndiki muri uru rugo. Ndi umugabo, ndi umwinjira, ndi iki, ndi umukozi hano, ndi iki? Yagiye umbaza ibibazo abasi. Umugabo asigaye afite iki kibazo? Nko? Iki kibazo usigaye ufite. Ariko uzanyuma haryari? Mubaze. Ujye ugira ngo mwoze munsi y'ibirenge, ugira ngo mbone iki? Kuva ryari? Wiha gahunda muri uru rugo njyewe ntabizi nkumbwire. Gahunda kize? Ese uyu nguyu uranga ni muntu ki? Yaje hano ryari mu buhe buryo kutambwiye? Uzi kuzanyinjiza hano uzanyinjiriza n'abarozi n'abajura n'ibiki byose. Ndakubwira ko muri iyi minsi usigaye waracana. Usigaye ufite ibibazo mu mutwe wawe mu buzima bwawe kuva witwa wowe twabana.
wajya gombaza umukozi nijize si njyewe nishakiraga umukozi nkamushaka mu buryo nshaka bwose utangiye kwinjirira iby'abakozi urashaka ko n'umukozi ngiye kuzajya nzana azajya maze nkaguhamagara kuri telefone ngo se nshaka umukozi ukora muri uru rugo uzi iby'akazi k'urugo ku buryo ukeneye kujya umenya ngo haje uyu nguyu haje uyu nguyu nari nibagiye kubikubwira ko ndamuzanye yaje ejo uyu munsi iraha amasaha ageze ntakumbwira ngo hano harimo undi muntu ese ngo iyo duhura hano mu nzira nkamukubita urushyi mvuga ngo ni igisambo wari kundenganya mukubita urushyi se wabonaga ari igisambo hari nawe kungora wavugishije ukuri ukavuga ibikubyimbye mukabimeneka byose bikarangira uravuze ngo vugisha ukuri uvuga ibikurimo ibimbyimbyemo byo gushaka reka kugenda unyitoratoza reka kunshaka amahane niba utarashatse warasibye wambabare ukamunwa wa mugabo ese wambwiye niba utakinshaka ukanyirukana nkagenda nzi kubirishye ntabwo naruvamo kugira ngo nduvemo ngeme amakaritsi nubona nkugoye uzamumba ugende ariko mu makari sigaye nkubonamo ikibi ariko uzantwara ikizi ntacyo uzantwara rwose sister bite se ko ndeba wariye karungu none byagenze bite ko nararushye siko buri munsi mbonamo umujinya uzi impamvu se kubera buranda gutinya sinzi niba utayibona nta mwana tuvukana uzi ko ubaye nk'aba bantu bajya bavuga ngo batinya urushinge kandi ari bakuru wamvugiye ibintu bigeze kuntera urushinge ruryana kubi ku kibuno nahagurutse hagira ngo bankubise ibuye nawe rero iyo nkubonye okay iyo uri guseka mbavuga rero ni ibintu byiza ariko iyo nkubonye nkabona wikarumye ndavuga none ndamukizwa niyahe nizere ko ari byiza noneho uyu munsi ntabwo nakoze maze iminsi nyine ntahabwirije akazi se bita ubundi ko ari nka yose Kigali biraruhije pe nibyo umuntu abyihingamo akabyihingamo ariko akazi k'i Kigali nta paridi haba umurwayi waho uba ugomba kumwitaho 100%. ariko ikintu kizagufasha Kigali ihangane wenda ibyo ushaka kumureza bimbwire ikintu kizagufasha Kigali ari nacyo cyadufashe twaje kare ubu ugiye kwigira umunyamujyi ariko ntabwo utanze Kigali urabyemera se ntabwo mbihakanye buri ikintu kizagufasha Kigali nubona akanya gato n'ubwo y'amasaha 2 uzakata umujyi ubanze urebe ujye nk'ahantu hamwe ubanze unyeganyege ubone n'abantu bagashize barenze uruhombero nibwo uzabona ko Kigali iryoshye nibwo uzavuga uti uriya mujyi uraryoshye bro reka nkubwire rero maze iminsi nyine ntahabwije ntabwo nkuganiriza ariko hari ikintu nabonye mbona atari cyiza tugira inkuru kuba ayiva twite ni kimwe hari ikibazo se kandi ariko no kuba muteganya kuzabona umwana ni ikindi ibyo bishatse kuvuga iki sister gusa ubonye uriya mugore wawe mukuru ubona ari umuntu mwiza cyane ku buryo yishimiye ko mutwite hari igihe rimwe arakaramo gakeya wenda nkagira ngo nuko nta atari utwite ariko namwibutsa ko twari dukeneye umwana kandi ari ngombwa nkumva ko wenda atakabaye abitindaho cyane baravuga ngo iyo umugore yarakaye satani aramanuka akatura iki isomo ampaye numva ngo abahagaze satani ari mu bitugu cyane uri ushobora kubona aseka amwenyura ukagira ngo arahari ariko ugasanga ari wa wundi ugusegura inkokora kandi agusegura ijambo yes uravuze ngo ndyama nkanuye singasinzira ahubwo si ubwo mbwe muri kumwe urasinzira ukanagona hako abagabo mugira umutima ukomeye ni gute umugabo ababaza umugore sibyo ukamubabaza itonde gato hakumana nyagasani utekereza ko kuba ufite undi mugore mu nzu bimushimisha kandi ikibazo cyo kizi uzi ko abagabo mumeze nk'ibyihebe ukararana n'umuntu ubizi neza ko mufitanye ikibazo ubizi neza ko wamushakiyeho undi mugore ukaryama ugasinzira ese ubwo ubyutse ubundi icyo muba mupfa ni ubugabo ugasanga yabukuye
agahita nkona hamba mbona umugore wawe yabikora utazagira ngo buriya abaseka nkusekana imbere kukagira ngo ntasetsa ahishe byinshi. yewe cyo sinajyaga ngitekereza. Ikindi nese nkora iki? buriya ashobora nko kuzaroga ivi ugasanga abyaye nk'umuserebanya cyakabyara umwana w'umusaza cyakabyara umuserebanya. Ibyo bintu ariko barabiroga nyine barabiroga nese urumva yabitongera yavuga ngo zabyara umuserebanya akabyara umuserebanya cyangwa aba afite ibyo yakoze. ariko uriya mugore ntabwo aroga. wabibwirwa n'iki se? nakubwiye ngo vuga gake papa Kariza aratakumva. ese ndi kuvuga cyane njyewe utegenze bite rero mbwira. nyine nagiye ejo ngiye nsanga hari abaganga sasa hari abaganga benshi barimo baramwitaho kandi kuba barimo baramwitaho ntabwo nabona uburyo muri affaire yanjye bwirangira. ese wowe urumva nari gukora bigenze gute? Mukoranye bigende bite? nasanze abaganga benshi kandi ntabwo nari gukora affaire bahari. Nari mbizi nyine simbizi se bisanga nibimenyerewe niyo makuru nari ntegereje. asuma makari wowe baguhaye ngo ugende ujye kubikora ubundi babikora gute? ese mvuge gake hari ikibazo mfite. usanga ari abaganga urangije nyine uzinga amabingura garuka. none se wowe aka kanya bakubwiye ngo jyayo ukabasanga bo byagenda gute? kuki utategereje? kuki utategereje ngo babanze barangize kuvura winjire? niba umfata nk'igicucu aho ubona ndi ikigoryi ku buryo ngewe ninjira ahantu havuye umuntu aramutse nsanze ndimo wambabariye ko numva wabwanutse cyane ko kubwa kuva Kariza hari aramutse agize n'ikintu yumva akumva ko wagize no kwa muganga twabigenza gute? nawe yahita agenda none se ubwo urumva byagenda gute? ariko nagende aho undi ubona ari cyo urimo araramira. ande niba yarabyaye niba yarabwaguye niba ntabwo njye nibaza. urumva turi ibibwana by'imbwa ku buryo uvuga ngo twarabwaguye twe? reka nkubwize ukuri turenze nabyo yaba hari irindi zina ribi nibyo twakwe koko ubu n'ubu birafirinze bise uyu munsi birafirinze. ngaho mbwira buretse gato ufite iyihe migambi ongera ugire ikintu mbwira. nicyo kinzanye aha kugira ngo tugire icyo dushaka gukora. urakora iki? ariko bana we Mariya we mwarakoze kugenda kuko ntacyo mwari mufite muri iyi si. mama Kari papa yari umugabo muzima yari umugabo w'intwari nta kintu yajyaga gukora ngo gipfe. mana yanjye ibaze kugira ngo upfe umugabo usiga imbwa nta kintu gikwiringiyemo. reka nkubwire nta migambi yawe nkeneye nkeneye kugira umbwira icyo wakoze ibindi si uri bumbwire biramarira iki? ubu urimo urabona ndi imbwa ukanyita imbwa ku buryo urumva njye ntabasha kuba nagira ikintu mvuga kugira ngo reka ko nari imbwa njye mbigire ikintu mvuga. wambaye ureka ko neza umugabo wanjye uvuze induru wasamira hano none se ubwo n'ikindi ku buryo mva ko uzi ko wasamuka bwanuka ukagira ngo ari mu rugo rwawe. ariko ubuze ibibazo ndimo uzi noneho ngira icyo gukora ureke kumbwira ibyo by'umugabo nta kintu amaze uri kumbwira nta kintu amariye. nese sister muri kibasi nayo kuri kumabura. rero kunyura umugore aroga ahubwo kandi akaroga nabi. yibaza imyaka yose mwari mumaranye utaratekereza kuba washaka undi mugore nuko yari yarakuroze. nuko nyine ngewe ndeba kure nkahita amenya aho ikibazo kiri nkagikemura mu buryo bwanjye. nubango buri hari ikintu wankoreye hari iki? icyo nagukoresha ntabwo kibona ntabwo nakuzaniye undi mugore byari byarakunaniye kumwishakira. ariko ziko reba umugabo ungana nkawe buri munsi ndabikubwira wambara ipantaro agatebeza agashyiraho umukandara kumara imyaka irenga 10 na hafi 20 utarabyara uhaha kuva kwa mbere kugera ku cyumweru. umugore yicaye mu rugo nta kazi yigeze agira aricaye uramutetesheje ananiwe kukubyarira niyo satari yarakuroza. sister ngiye guhamanga icyakora reka nkubwire nubwo atari yavuka ariko nibura hari icyizere cy'uko wenda hari igihe nangiye ngiye icyo cyizere sinkibona mu gihe cyose uyu mugore akiri muri rurugo uri muri risk yo kubura umwana. Nese nkora iki? none se wamujyanye mu yindi nzu ukabatunga yega ari babiri simvuze ngo umwirukane ariko buri wese akagiriwe
ikintu nakoze ni uko umwe yari yafashe icyumba cye undi agafata icyumba cye nibyo nashatse gukora ubu si ibyo bitekerewe muri iyi nzu muba muzi babishyizemo ibaza ashyizemo Marie Jose wa cya supaguru yashyizemo nyamuca se mwese mugapfa ariko uriya mugore ntabwo yabikora ikibazo cyawe na n'ubu uracyanyereka ko yanakuroze uzi impamvu yakuroze ntabwo ujya umutekerezaho ikibi ntabwo nigeze mbitekereza ahubwo nyunguye igitekerezo ndumva ari bishya mu mutwe wanjye ngaho mbwira uyu mukuru uzi ubwenge kugira ngo abe ahangaha uyambwira icyo gukora nyine nibyo ngiye kukubwira kugira abe ahangaha utamukeka ko yakora ibyo bintu reka tumutoteze guteze ntituzatumukorera ibi ntukamuvugire cyangwa ngo umurengere nk'uko ujya ubikora ikindi ubwira uriya mugore wawe ngo ni 𝐈𝐆𝐈 ntakikore biriya bintu mu maso ya mukeba buriya abazi ko ari kubabaza mukeba cyangwa abazi ko ari gushaka kumwereka ko ari we ushyigikiwe ntabwo azi ko aba ari kumurakaza arigengira ngo wenda nuko yanyishimiye kandi nibwo tuvukana amabonari buri idafunze kandi ibintu byose nta na kimwe ujya ubona muri kote negative byose biba biri muri positifu buri munsi ubu nibwo ntangiye guhumuka ntangiye kubyumva ibyo bintu uri kumbwira wa mugani wawe uyu mugore ashobora kuzarakara akabimpisha wese akabakindura agasigara ubumwe agashaka undi mugabo n'imitungo akayegukana n'uwo mwana ugapfa utamubonye oya sister ugapfana cya giti cyo kuvuga ngo ugapfa utabyaye ni nko gupfa utakize umva nkubwire ibi bintu ngiye kubigushyira mu biganza ubimfashe atari byandi byawe ntangira kwikorera utuntu ugatangira kuvuga ngo sister ngo buretse oya ubu nzaguha rugari uko icyo uzakenera uzambwire nzagufasha rero bimari ariko singiye gupfa ntabyabuse bimari kandi uve muri aka gakino wese umariye iki ngaho mbwira kuri kunshuka ubona nta kintu umaze nge ikibuno gishuka mantoza ntabwo bitazajyana nawe mba mbona ari kuri kunshuka ucyari umusore njyewe ubu nabamaze kuba byararangiye ndi ingoroje ntawe ndeba ariko wejeje ubundi ushobora kuzajyana ahantu ujya ukiba ukica n'ubundi byose urabimenyereye njye nkandavura nkajya nkasubira mu cyaro nkajya guhinga urimo uranshuka ubwo bugambo uri kuvuga ari bwumva ari bwo buke ubuki ubugambo njyewe uratinyuka ukavuga ngo ndavuga ubugambo washyano utazumvira ndimwe mwirinde ariko uko urwego ngezeho ntabwo ari urwego rwo kongera kunyozaho izo ntoki zawe banza urangiza feri ibyo bintu byo kuza umbaza ngo nuko nkubwiye nabi unyita imbwa nkaceceka ntabwo ushaka ko najya wakoze intoki zanjye mbwira ukuntu tubigenza ibyo bindi byose ubireke genda nawe ubyibwire mwana we yaba hari undi muntu nari nizeye misiyo yanjye uravuga turabikora neza cyangwa wamagara umugabo wawe bino bintu birangirire hano